Reka ngusobanurire izi nzozi zirakomeye cyane uzitondere, kuko abantu benshi bakunze kuzigarukaho mu buzima bwabo busanzwe. Iyo urose uri gusubira inyuma, cyangwa ukarota wasubiye mu cyaro iwanyu ahantu wari uri, ukarota uri gusubira ku ivomero, ku mugezi, cyangwa se ukarota mbega uri gukora ya mirimo udakunze ya kera. Muri makeya wageze i Kigali cyangwa se uri mu yindi mijyi itandukanye, uri inyuma y'ikindi gihugu, mbega mu buzima busanzwe ukarota wasubiye inyuma gukora bya bindi utakundaga. Bivuze ngo hari Satani ushaka kukudindiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, ashaka kukudindiza mu mikorere yawe. Hari iterambere washakaga kugeraho, ariko Satani ntabwo ashaka kurigeraho, arashaka kugusubiza inyuma. Arashaka kugusubiza muri bya bindi wanze. Arashaka kugusubiza mbega muri wowe wa wundi wa kera. Ariko Imana yo irashaka kuba wowe ufite iterambere ugeze mu cyo Imana igushakaho. Nurota izi nzozi rero, bivuze ngo uzaba ufite umushinga, ariko ntabwo Satani ashaka ko uwo mushinga uwugeraho. Azaba ashaka yuko ukora ugafeyiringa. Hari abantu bategura umushinga, yajya kuwukora ugasanga umushinga ntabwo ari wakoze, ahubwo yikoreye ibindi agasubira inyuma bikamuteza igihombo. Icyo ngicyo rero utangiye kurota izo nzozi, ukarota wasubiye inyuma, ukarota wasubiye mu cyaro iwanyu, ukarota uri gukora ya mirimo y'uburetwa, bivuze ngo Satani ari kugushaka kugutera ibihombo, ugasubira inyuma mu buzima bwa buri munsi. Mwene data, nimba utaramforowinga, uzabona ubundi busobanuro bw'inzozi. Utarakora subscribe, ukore subscribe, kuko ni byinshi nzajya ngenda ndushaho kugusobanurira bijyanye n'ijambo ry'Imana, tunasenga twinginga Imana. Murakoze. Imana iguha umugisha, Imana iragukunda.